ibimenyetso bitandatu byakwereka ko tiroyide yawe idakora neza. Tiroyide, aka ni agace gato gaherereye mu ijosi hepfo gato y'ingoto, ikaba imvubura ikora imisemburo y'ingenzi yitabazwa mu mikorere y'umubiri ndetse no gukora neza k'ubwonko. Ibimenyetso n'ibiranga tiroyide idakora neza ntibikunze kugaragara cyane, ariko igihe ubonye kimwe cyangwa byinshi muri ibi ni ngombwa kugana kwa muganga ukisuzumisha. Iyo ufite tiroyide ikora nabi bitera ibibazo byinshi ku buzima, bityo niyo mpamvu ugomba kwitondera ibi bimenyetso igihe uramutse ubibonye. Ibimenyetso byerekana ko tiroyide yawe idakora neza, icya mbere ni impinduka mu mikorere y'amara. Guhorana ikibazo cyo kwituma impatwe constipation bishobora kuba ikimenyetso cya tiroyide idakora neza. Ubusanzwe imisemburo ikorwa n'iyi mvubura igira uruhare mu gutuma urwungano ngogozi rukora neza uko bikwiye. Nanone kandi iyo iyi mvubura ikora cyane ibizwi nka hyperthyroidism nabwo bishobora gutera ibibazo. Icyo gihe habaho ko ushaka kwituma buri kanya bitandukanye n'impiswi, ahubwo kuko umubiri uba ukora cyane. Ibimenyetso byerekana ko tiroyide yawe idakora neza, icya kabiri ni ukumagara uruhu. Akumagara uruhu, kugira inzara zicukutse, nabyo ni bimwe mu bimenyetso bya tiroyide idakora neza. Niba uruhu rwawe rwumagaye cyane ukabona rugenda rusaduka bya hato na hato, nabyo bishobora kuba ikimenyetso cya tiroyide ikora gake ibizwi nka hypothyroidism. Imihindagurikire nk'iyo ku ruhu biba byatewe n'uko umubiri ukora gake, imisemburo irekurwa n'izi mvubura yagabanutse cyane, maze uruhu rukumagara kubera kubura amazi. Kugabanuka cyane kw'imisemburo ikorwa na tiroyide bituma kandi inzara zigonda, ku buryo usanga zicikagurika ubusa. Ibimenyetso byerekana ko tiroyide yawe idakora neza, icya gatatu ni ukubyimba mu ijosi. Kimwe mu bimenyetso bigaragaza tiroyide ifite ikibazo harimo indwara, by'umwihariko izizwi cyane ni iyitwa umwingo. Kubyimba mu ijosi, kuribwamo ndetse no guhinduka kw'ijwi ni bimwe mu bimenyetso byerekana iyi ndwara y'umwingo. Umwihariko w'ibi ni uko ikibazo cy'umwingo cyangwa kubyimba mu ijosi ntibivuga ko hari ikibazo tiroyide ifite, ahubwo iki gihe byerekana ko hari ikibazo gitera ku gace kubyimbirwa, bikaba byatuma ku gace kiyongera mu bunini, ijosi rikabyimba. Ibimenyetso byerekana ko tiroyide yawe idakora neza, icya kane ni umunaniro udashira. Guhora wumva urushye no kumva nta gatege nabyo byaba ikibazo giterwa n'impamvu nyinshi, gusa imwe muri izo mpamvu nyamukuru ni ugukora gake kwa tiroyide. Twabonye ko byitwa hypothyroidism. Niba ubyuka unaniwe kabone n'ubwo waba waryamye amasaha ahagije, bishobora kuba ari ikimenyetso cya tiroyide ikora gake. Ibimenyetso byerekana ko tiroyide yawe idakora neza, icya gatanu ni imihindagurikire mu biro byawe. Hari igihe ufata regime zose zishoboka ariko ukabona ibiro bitagabanuka. Ibi nabyo bishobora kuba biterwa na tiroyide ikora gake. Mu gihe izi mvubura zidakora uko bikwiye, bituma uburyo umubiri ukoresha imbaraga bugabanuka cyane, bityo ukabona ibiro bitagabanuka. Mu gihe tiroyide ikora cyane, hyperthyroidism, nabyo bishobora gutuma utiyongera na garama n'imwe kabone n'ubwo warya cyane gute. Iyo izi mvubura zikora cyane, bituma imikoreshereze y'imbaraga yihuta cyane mu mubiri, bityo umubiri ugakoresha ingufu cyane. Ibimenyetso byerekana ko tiroyide yawe idakora neza, icya gatandatu ni imihindagurikire mu mihango. Tiroyide ikora cyane cyangwa se ikora gake ishobora guhindura ukwezi gusanzwe kw'imihango. Imihindagurikire ibaho ahanini iterwa n'ikibazo ufite
niba izi mvubura zikora cyane hyperthyroidism cyangwa se izi mvubura zikora gake hypothyroidism. Abakobwa n'abagore bafite izikora gake bashobora kugira imihango mike cyane ugereranyije n'isanzwe cyangwa se bakarenza amezi menshi. Mu gihe izi mvubura zikora cyane bishobora gutera kugira imihango myinshi kurenza ibisanzwe, ukwezi kukaba guto cyangwa ikaza kenshi mu bihe byegeranye. Uretse ibi bimenyetso hari n'ibindi ushobora kubona harimo kuribwa mu ngingo ndetse no kugira cholesterol iri hejuru. Mu gihe ubonye kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso ni ngombwa kugana kwa muganga ritararenga. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Dusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyabuneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.